Dusome ijambo ry'Imana Luka ibice 2. Igitabo cya Luka ibice 2. Turahera ku murongo wa 2 turasoreza muri Yeremiya, hanyuma tuganira amagambo y'Imana. Igitabo cya Luka ibice 2 turahera ku murongo wa 2. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Korneliyo ategeka Isiriya, bose bajya kwiyandikisha. Umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ya 33 ndahera ku murongo wa 12. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga, aha hantu habaye amatongo. Yeremiya mwamubuze ni 743 page ibice 33 umurongo wa 12. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo, no mu mudugudu yaho yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba aho bazacyura imikumbi yabo. Murongo wa 13 nawe ushakaga cyane. Mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi no mu gihugu cya Benyamini naherekeye i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranye n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Mwakire neza amagambo ye. Ari igihe shitani yinjirira mu rugo ashaka ubugingo bwe, kuko ntakeneye uruhu rw'inyuma, abakeneye umuntu w'imbere. Uyu wazanye mu materaniro ubundi niwe shitani abashaka. Ubwo ikintu mvuze ni umuntu mukuru uri bunyumve, uruhu rwawe ntarwo akeneye, akeneye umuntu w'imbere uzajya kwicara aho yavuye. Hariya yirukanwa arahazi, azi umumaro. Ijuru ararizi, ni ahantu yatembereye, afite amateka y'ikirere yavuyemo. Ntabwo rero ari igicucu kirwanya umubiri w'inyuma, ariko kenshi ubona atsikamira umuntu ahereye inyuma, kandi iyo yabashije gufata inyuma imbere haramworohera. Mbona mama wacu azanye ikintu bise injangwe nzimireba gutya y'umukara n'umweru, turyamye n'umugabo ngiye kubona mbona yinaze hagati. Ayinaze hagati mba ndasimbutse mba ndamufashe ngo mitamubwira niko wapfuye ugarutse ute. Arambwira ngo aho nagiye nibo bakuntumyeho. Mujye mumenya imbaraga muhanganye nazo. Hari igihe urakarira uriya mugabo, kumbi ntabwo ari we. Inama yarateranye iramusaba kugira ngo igerageze aya masengesho yawe. Ntabwo ushobora gusenga ino minsi ingana gutya ngo Satani agenda guterekera amaso. Agerageza guca ahantu hose kugira ngo aya mavuta arebe ko ihembe yaricurika. Arambwira ngo ahantu nagiye barakuntumye. Ndamubaza nti wagiye hehe? Arambwira ngo aho twagiye uramenya ibizaho maze kukubwira amateka. Inyuma yanjye ku rukuta rw'inzu ijwi rirambwira ngo tega amatwi watumweho, kandi ugiye gutangira kurwana intambara itoroshye ihiga ubugingo n'umubiri. Aribwo nakubitwaga icyuma mu bitugu. Ngiye kuba nambona umwana w'umuturanyi wapfuye muri 97, mbona nawe aje amukurikiye yambaye ikanzu. Ndavuga nti wowe ko tuzi ko twagushyingwe nawe bagarutse ngo twese iyo nama twari tuyirimo. Uwo mudamu arambwira, uwo mama wacu arambwira ngo icyambere kituzanye twagushakiye mu kabari ntitwakubona. Mwankurikiye mwo kagira Imana. Tugushakira hanze ntitwakubona. Tugeze mu rusengero dusanga ni uba kandi ubushobozi bwaho ntitubushyikira. Twabonye aho tuzagufatira ariko umugabo wawe. Iyi njangwe tugutaye hagati, aya mabara umva icyo asobanura. Uyu mweru uragaragaza uko muba mumeze mu rusengero. Wibuke ko yankubitaga ari umucuranzi, ibyo sinabibabwiye.
arambwira ngo uyu mweru, ibara ry'uyu mweru ry'iyinjangwe biragaragaza uko mu rusengero muba mumeze mwese muririmba ari kubyuma, uri umudiyakoni nta kibazo, ariko uyu mukara uragaragaza aho urara muri iyi nzu yawe. Twagutumweho kugira ngo tukugerageze mpaka hagati yawe nawe umwe abuze ubugingo. Imana irambwira ngo andi makuru ukeneye ni ayahe? Izo urwana wamenya zaraturutse hehe? Jya ufata igihe usengere n'urugo rwawe. Nubona umugabo atangiye gutaha ijoro, ntabwo ikibazo gifite umugabo utaha ijoro, ahubwo ikibazo kigize umugore urara yicaye. Ubwo ni ukugira ngo Satani ahita azana ya kamere yose y'umujinya ayikubikemo, urakare wowe usenga. Ubwo nimba umugabo yikubitira mitsingi, numara kurakara kubwira ati ibyo wirirwa usenga ni ibiki, kubera kuvuza ijambo rimwe rikabyaramo amagambo igihumbi. Kuva icyo gihe na bugingo n'ubu namenye imbaraga mpanganye nazo ko ari izishaka kugira ngo hagati yanjye nawe umwe arimbuke. Ariko ndashimira Imana yatanze ubugingo itazivuguruza. Ibintu byose ujye wihutira guhorana imbabazi, kuko ntabwo ari we uriya muntu, ntabwo ari we. Ukurikije aho mwatangiriye n'ukuntu mwari mumeze n'urukundo mwari mufite, ibintu byapfiriye muri Edeni bigitangira, ugutekereza ko ari twe byakorohera? Ubwo urumva byakorohera uri umuntu w'inyama n'amaraso, byarahereye ku muntu Imana yafashe itaka ikabumba, nta ntanga z'umugore nta mugabo. Urumva wowe mwana w'umuntu ari we byageraho bigatetesha? Ako mwanyumvishe ko n'ukuri kw'Imana. Urumva ari we bizageraho bikakubebeza ngo n'ukuri kimama kinini ntabwo wasenya, gusenya gusa ahubwo wahinduka n'umusazi, egare gutomboka. Amen. Bambwiye ngo murataha saa 2 zirabura iminota 15. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko rero haboneka amakuru. Nababwiye ngo ibi bintu bitega amatwi wumva ubeho, sibyo? Ngo habonetse amakuru, itangazo riratangwa. Cyari igihe Kristo bari baramuhanuye imyaka 600 za 400 zicaho, n'abamuhanuye barapfa bapfa batamubonye kandi aribo babihanuye. Ngo igihe kigeze Mariya Saminda, urambwiye ngo nzanye ibya Noheli. Ese kuri Noheli ntibapfa? Noheli ntibapfa we? Uzatega amatwi ko kuri Noheli abantu batazababika. Amakuru aratangwa, bavuga ko hagiye kuzavuka umwami. Abandi bati ba Yesaya barabihanuye, ngo abantu babisubiramo mu mvugo mu binyamakuru birahwihwiswa. Ariko icyo gihe byavugwaga, Marinda yari igeze ibukuru, yaburaga nk'amasaha cyangwa amajoro angahe ngo abyare. Ngo nuko Kaisari wari uriho icyo gihe atangaza amakuru, aravuga ngo umuntu wese, mwanyumvise sha, aravuga ngo umuntu wese birasaba ko ajya kwibaruza, agasubira mu mudugudu w'iwabo, agasubira kuri gakondo, akagenda akibaruza bakamwandika mu irangamimerere, kavukire ikamenyekana. Niyo waba uri hano ariko ukeneye gakondo yawe, ijambo ni iry'umwuka sha. Ngo ubuhiri babubahindamo, baturage mwese mujya kwibaruza, basore mwese mujya kwibaruza, bagabo mwese mujya kwibaruza. Ngo Mariya na Yosefu na biryo joro ngo barara bagenda bagiye kwibaruza mu mudugudu w'iwabo. Bibiliya irambwira ngo ahantu yagiye ni Betelehemu, ngo ahantu batatekerezaga ko umucunguzi yahavukira. Ariko byari inzira z'Imana kugira ngo wowe wisuzugurwa, wowe bavuga ko iwanyu nta cyiza cyahaturuka, nawe umucunguzi ahavukire. Akagakiza wabonye mu muryango w'iwanyu byari inzira z'Imana kugira ngo i Betelehemu hariya nawe uhagirire agaciro. Ngo bajya kwibaruza, ngo agenda ngo ajya kwibaruza, ngo i Betelehemu ariho hantu Yesu yavukiye. Kuko abantu ngo cyari icyaro gikabije, ni nko muri Nyaruguru ya kera cyangwa ku Gikongoro, ku Gikwesheni iwabo w'abantuza bavugaga. Nuko ngo baragenda bajya kwibaruza.
mana wambabariye kwa magambo yamaye nk'ubuhanuzi aba bantu bakabyumva ugahereza abantu kumenya ndi mu gitabo cy'abazima cyangwa ndi mu cy'abapfuye. Ngo baragenda bajya kwiyandikisha kandi ngo ubwo uko bari barimo baribaruza ngo umugore n'umugabo n'umwana sekuru na sebukwe n'ibiki byose buri muntu wese asubira doko nimba ari umugabo n'umugore buri wese yajyaga kwiyandikisha iwabo. Muhanga ni uri bunyumve, buri wese yajyaga kwiyandikisha iwabo aho yavukiye. Mfite ikibazo cy'umuntu ushobora kuva inaha mu Rwanda yagera Canada yagera muri Amerika agahinduka impunzi kugira ngo akunde abone ubwenegihugu yaravuye mu gihugu nta ntambara irimo. Uwo nawe akeneye kuzagaruka akibaruza cyuzura kwa runaka bafite aderese Jean Marie na Bosco baturuka aha, Kimenyi na Chantal bavuka aha, mama runaka na runaka baturuka aha, umurenge n'uyu akagari n'uyu mudugudu n'uyu, ngo aderese zabo zifatika. Ngo abantu bamaze kwiyandikisha, nyuma yo kwiyandikisha Maria yageze ngo ahita abyara Yesu. Ngo abyaye Yesu amakuru aramenyekana, ariko menya ko ibyo byabaye nyuma yo kwibaruza. Ngo inkota itihaguruka ako kanya, baravuga batumva rero ibarura ryararangiye, igikurikiye n'inkota. Tugiye kwica icyitwa umwana wese w'umuhungu, turebe ko uyu mwana wavutse yaburizwamo, kuko Herode yahise ashyiraho umushinga wa jenoside. Aravuga ati muhere mu bana batoya kuva ku mezi 3 mukubite murebe mu mpinja zose murimbagure. Ngo abana barapfa ariko Yesu ntibamushyikira. Ni kukubwira agaciro kutumye wicara aho ngaho. Ngo jenoside irabarya, abapfa baragenda, inzuzi zirababona, ngo abana barakubitwa, abarasheri babigenderamo, intambara irarota. Buri muri karitiye uruhinja ruhari Kristo wabashije kurengerwa n'Imana yamutumye agasohoza umugambi wo kugira ngo aguhe ubugingo bw'iteka. Umwana aravuka arakura, turi ku ijambo wibaruje he, wanditse kwande, irangamimerere ryawe nirihe. No mu Rwanda ubu tuvugana umurenge waba ukuze cyangwa ntabwo ukuze. Impamvu ukora biriya nuko nta gitabo wanditsemo. Uri umuntu ufite identite yo mu mwuka, ukaba uri umuntu uzwi n'ijuru, niyo wagenda ku isi ntabwo buba ufite. Ku ifishi y'abapfa ntubarurirwamo, ntuhariho n'ubwoba bw'urupfu. Uhora uti mu bazarimburwa na virusi ya sida, ku ifishi sindimo kuko njye nubaha Imana sinsambana. Icyo cyiciro ukaba wararangije kukivamo kuko ufite ahantu wibarurije mu bazima. Herode uguhiga, icyama akanaguhiga byibura waranditse. Iri jambo ryanyishe, napfuye ndapfa. Imana yambwira ngo genda umbarize abantu ngo banditse hehe. Ushobora kwandikwa mu kazi ukagaragara nk'inyangamugayo pe, ukirinda ku kazi ukazinduka, ariko wagera hano igitabo cy'ubugingo ntikibe kikugira, ukaba ukorera inyuma ya zeru kubera imirimo ipfuritse ahantu ukora. Bibiliya irambwira ngo ko urubanza ruhereye mu bizera, abatizera bizagenda bite? Ngo kandi ubwo icyahishwe kizahishurwa, umuntu azagaragara nk'uwambaye ubusa imbere y'Imana. Ijwi rirambwira ngo bambarize ngo babaruriye he, ko imbere gatoya umuntu azerekana irangamuntu ye. Impamvu wibera muri ubwo buzima wasama inda ukayikura muri umwana w'umukobwa, nta hantu wanditse. Bambuka uruzi ari amahoro, ngo basanga akagahungu nta bwenge karicaye ku rupangu. Bibiliya iravuga ngo nimusabe muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Hari abantu bari gukomangira Imana mu butayu mu buvumo kandi nta hantu banditse. Ngo ageze ku rupangu, marayika ushinzwe gukingura haramubaza turubahe, nanjye mvuye hari hakurya narinje. Waruje uje utese kaha abandi banyura atariho wanyuze, ko tutigeze tukubona wicwa n'inzara, ngo tukubona umaze 3 twirije ubusa usengera n'ubugingo bwawe, ko ku ifishi yabiriza utarimo mu gitabo cy'abafashije indushyi ko tutakubona. Niko sha uturutse basi bwo mu cyacu tukubuze duhereza agatanga ka mbere. Waturiye he wihana ufata icyemezo cyo kutazongera, nako gapapuro konyine tugutumye
ngo aragashaka arakabura. Ati icyo mfite ni ikarita y'umubatizo, twe twakubajije aho wihaniye. Yewe ntaho nasengeraga hariya Patimosi, turabizi ko Patimosi hari, twereka aho wihaniye ukigeramo. Urupapuro rurabura. Bibiliya iravuga ngo marayika yaramufasha. Nkubwira ko umuryango w'ijuru wegeranye na Gehinomu. Nta rugendo ukora ujyayo. Ni kimwe umuntu ashobora gukora imirimo mibi mu minota 15 yabageze CHK bamubwiye bati kanseri, umutima, ibihaha, impyiko, diabete. Ati Imana umbabarire ibyaha byose nakoze, mugore twashakanye umbabarire. Ijuru mu masegonda abageze. Nubwo utamubaza amaturo, ntumubaza icya 10, ntumubaza umuziki yabyiniya, ariko ararita. Mu gihe rero watutubikanye, Yesu we, bamubwira batari koko twarose inzozi, wambaye ubusa, wakwihannye iryo rari, mwambonye ntakagira abangendaho. Akaramira umwuka, tukamushyingura heza mu ijuru. Abadayimoni bati hano hageze ute, kuko nta hantu yari yanditse. Hari abantu Satani azabwira ati ko ntakubonye mu kabari, nkaba ntarakubonye muri rogi, hano hageze ute. Uzira amagambo yo kuvuga mwene so gusa. Nagize umubabaro mwinshi kubwa bari abana bapfuye kiriya gihe. Mpishurirwa rero ko igihe tugezemo, buryo wavutse yaje gukura agiye kugaruka. Ntago mubyumvise sha. Ndagira ngo nkubwire ko uwavutse impinja zigapfa kubwe, ibitambo byinshi bikagenda, Imana ikamuhagararaho kugira ngo akore akazi kamuzanye, akarwana intambara nyinshi akageza ku rwego ajya ku musaraba. Ndakumenyesha ko uyu mugabo agiye kugaruka. Ntago mubyumva, ariko nimbura umunyamwuka usohoka urebe hanze ibihe bihari, urebe isi yose nta gihugu kidafite ibibazo. Kandi muri Matayo 24 yaravuze ngo ibyo byose nimubona bibaye, muzubura amaso murebe mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo uwera nakomeze yere, uwanduye nakomeze yandure. Abagabo mwanditse he, mubaruriye hehe? Itorero rigufite nk'umukristo, ariko hari akabari ufatamo ideni. Itorero rigufite nk'umukristo, ariko hari rogi gufite mirindi zina. Uwagushaka yagukura hehe? Imana yambwiye ngo genda umbwirira abantu banjye bagerageze kwivangura, bamenya aho banditse. Ndagutangariza ko mu Byahishuwe ibice 10, marayika yabwiye Yohana ngo akira agatabo, ngo arakarya arakamera, identité original arayirya arayimira. Imana iramubwira ngo kubiriye biryoshye mu nda biri busharire, nta kizigera kikorohera mu byanjye. Nzarenda ngukura muri uyu mubiri ucyumva umubabaro, ariko ntibizatume utampamiriza ukuri. Wari uzi neza ko Imana ikuzi impindurize? Nasanze abantu benshi bari mu rungabangabo. Wibarurije hehe? Wanditswe nande? Muyobozi w'umudugudu arakuzi? Ndavuga uwo mu mwuka, ukugenzura aho ugenda, ureba aho urara naho wirirwa, ibyo ukora byose, ibyo umushumba atamenya. Ariko Bibiliya iravuga ngo bwira abantu bose bajye kwiyandikisha. Ntabwo nzi amazina yawe ufite, nimba ari Mukanyirigira Gloriosa byanditswe mu itorero rya DPR, ntabwo nzi Mukanyirigira Gloriosa mama Vanessa uw'ijuru ryanditse. Kuko mu muntu habamo abantu babiri, hari uwitaba Imana n'ushyingurwa rusororo. Ibyo uzabitega amatwi ejo saa 6 uzabyumva. Turarangisha umurambo wa runaka, umurambo urashyingurwa rusororo, umuntu witabye Imana. Hari umuntu ugenda akagerayo direct, hari n'usigarina ari iyo kasike wambaye. Umuntu w'imbere ni uzacomokamo ajye kwisobanura neza. Marayika mubaza ati ko ari nge twabanaga, wari uzi ko ibintu byawe byose bitandikwa? Uyu mugabo rero ugiye kugaruka niwe wavuze muri Yeremiya, aravuga ngo mu midugudu yose udasize na Patimosi, intama zigiye kongera kunyura munsi y'akaboko ka nyirazo, azazibara imwe imwe, ntabwo azabara mu kajagari. Ndakurahiye. Nukurambura akaboko
ndagutangariza ko niba ushaka kumvira ijambo, nyumvira mu mwuka, witegereza impanda ko izavuga ejo bundi. Ahubwo reba karamutse karambukiye mu kazi kawe, kakarambukira imbere y'umugore wawe, kakarambukira imbere y'umuturanyi, ndakubwiza ukuri hari metero utarenga. Ariko ryambwiye ngo mu midugudu yose, mu mibaya byose, mu turere, mu mirenge, intama zigiye kongera kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, agira gute? Azibara imwe imwe. Ndagutangariza Imana kiza, mbega nuko ukarambura wajya kunyuramo ubwawe ukihinduriza. Ukuza uri umukobwa, Imana izahita yerekana ibibebe nka 3 bigukurikiye. Ukuza uri umusore, izahita yerekana umubare w'abagore bagushoreye, kubera ko akaboko kazaba karambutse. Buri ntama imwe azazibara. Umugabo yaciye imbwa mu gihugu, aravuga ati imbwa mu gihugu ngenda zirambiwe. Igihugu cy'umuturage kitiyo n'imari twe nimuziduhe turazikeneye. Nyiri igihugu ati nge mvuze ko no ku mupaka nta mbwa n'imwe iharenga. Ngo bene igihugu cyaciwemo imbwa bamaze kumva hakurya ari imari, ngo biga amayeri yo kujya mu isoko ry'intama, ngo bajya gufata intama mu isoko, biga systeme yo kwica intama, bakajya kuraho uruhu, bamara kuyikuraho uruhu bakambika yambwa, mezire zose zigahura. Icyo bibagiwe ni pièce de rechange y'amaso. Ngo mubare barawubara bien, birahura. Munsi wa mbere bafata ibibwa bambitse bya bihu by'intama, babikubita muri fuso. Bageze ku mupaka, abashinzwe kureba amatungo yambutse babona ni intama, ariko bagira ikibazo kimwe, kubera ko izo ntama zararyanaga. Bitewe n'iki? Imbwa yambaye uruhu rw'intama, ntabwo bigeze bayikuramo amaso y'ububwa. Yarebaga intama mwene wayo, inzara yayisha n'urugendo bakoze, yayitegereza gutya ikabona ni agatama, kandi ni imbwa y'inturanye yayo, igahita ikubita amenyo hano, imbwa igataka. Ngo bagere ku mupaka, umuhanga mu kureba atariko we, mu mateka y'intama, intama ziraryana ko tureba zivirirana. Ndati natwe nuko twabibonye, ariko barajirisha bari babizi. Ubusugira ngo umuntu ntiyakwita umukristo wiyizi kuri umupagani. Erega ubwawe urabizi ko n'impanda ivuze uyu mwanya utarengana metero 2. Ngutangariza kuri hari kuzapfa. Ku musaraba bazandika itariki wapfiriyeho niyo wavukiye. Uru rugendo rero uzasobanura ibyarwo. Imana izakubaza ati warapfuye. Mu marimbi yose uzagenda ubigenzure, nta gituro kidafite umusaraba utariho amazina yawe yombi, n'igihe wavukiye, n'itariki upfiriye. Ruriya rugendo rwo kuvuka no gupfa, Imana izakubaza. Mu byo izakubaza n'aya materaniro uzayaburana. Umugabo ati ngaho nimuzijyane, ariko izo ntama zanyu zifite ibibazo. Intama ziryana zikaba zivirirana. Ngo baragenda bagerayo bakaba baziranye nabo bazigemuriye, bati mwimenye we, urwo ruhu murukureho imbere n'imari. Ku munsi wa kabiri umuhanga umwe aravuga atumva zira ntama zuriya mugabo ejo nzazipimisha inkoni. Baraza barongera barapakira, bakora ya systeme yo kugura intama nyine, bakajya bazica bagurisha inyama z'intama, uruhu barwambika zambwa. Bageze ku mupaka, umuhungu umwe aravuga ati ariko rero shoferi, mfite ikibazo, izi ntama zawe buri munsi zihora ziryana, ngiye kuzipima ndeba amateka yazo. Ndaturankubitira intama zakugeze gute? Ngo yafashe inkoni imwe, yakurebeyemo igitama gikuza aricyo kibwa kibimazemo igihe kinini, yakubise mu mugongo. Ubwo ko mwari muhari, iyo ntama yaje gutaka cyangwa yaramotse? Yarahebebye, yaramotse nk'abantu bari bahari. Iyo ntama yakoze iki? Nese mu mateka y'intama, intama iramoka. Tugiye gusenga Imana, bambwiye ngo sindenze 2 ziruzuye. Nagira ngo dutekereze, nubwo ari rigufi ariko Imana iri kugereze kuri. Aho wiga utekereze ngo harya ubu ko ntazi Herode umpiga, njye ubu nanditse mu kihe gitabo? Iri barura rigiye kuba agiye kuza gutwara abanditse. Muririmbyi yararirimbye ngo naza azahamagara amazina. Ubwo azahamagara amazina yabe bose,
mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ibarura riraje. Wanditse impamvu wiba ku kazi ntaho ubaruye, impamvu aho ukorera utwara ibikoresho by'abandi ntaho ubaruye, impamvu watanze ruswa kugira ngo kariya kazi ukabone nta aderese, bikurenganya. Na hantu wanditse haba namba. Ibyo ukora biragaragaza ko nta rangamimerere. Ariko ngubwira ko no muri iki gihugu, isi yacu dutuyemo, mbere mu Rwanda dutuyemo, iyo umuntu yapfuye bajya mu bitabo by'irangamimerere, ku kagari, mu murenge, mu karere, bati runaka yapfuye, ni mumukure mu gitabo cy'irangamimerere, mumushyire mu gitabo cy'abapfuye. Niho imibare igaragara y'abantu bapfuye n'abazima basigaye, ngo hariho miliyoni zingahe. Wari uzi se nimba abahanga mu isi babasha kumenya umubare mu murenge w'abamaze gupfa? Imana ntabwo yo yakwandukura mu gitabo cy'abazima ikagushyira mu cy'abapfuye. Aha rero ni hamwe tujya duhura n'abahanuzi b'ibinyoma Imana itigeze yandika n'umunsi warimo, akagutuburira atagira iyo yanditse. Wagera ati someni guhaye umugabo n'uwo ufite yakunaniye, ubwo sizakongera bangahe? Kubera iki? Nta hantu yanditse. Ariko banza urebe mu kazi ukora, muri biro yawe, munyeshuri, mwana mutoya, ndakumenyesha ko iribarura rizareba uri mu nda n'uri hanze, n'uri hafi udukurikiye, n'uri mu mahanga ureba. Ndabamenyesha ko umuntu wese igihe kizagera agasubira mu mudugudu w'iwabo, bishatse kuvuga ngo Imana ikeneye itangira ryawe. Nubwo ryari rigoye, ariko Imana irarikeneye. Imana ikeneye aho wahereye. Naho ibyo kugenda uko ugenda wigira imbere ariko umenyera Imana, ariko umenyera Imana ntabwo ari byo. Ahubwo izabaza ngo buri wese, naha mwari mugeze, buri wese nasubire muri gakondo y'iwabo, yongere yibaruze. Muhaguruke dusenga Imana. Aka kaboko urumva uzakanyura munsi? Urumva Imana ihishuye uwo uri we, utakorerwa n'isoni imbere y'amahanga? Nimba hari ikintu kijya kintera ubwoba, mwa bantu b'Imana mwe, mbibabwire ndi imbere yanyu. Mama izamuka hano uze usenge. Nimba hari ikintu kijya kintera ubwoba, tujye tuganira, duseke, tubwirize, twishime, turyame, umuntu ajye mu gihugu ashaka, undi asohoke uko ashaka, donc umubiri wawe unezeze. Ariko hari igihe kijya kintera ubwoba, ikintu bise impanda y'imperuka. Ujye umbabarira, ugenda uteganya ko itavugishije umunwa ngo bu, ngo twumve ngo ibicu biranguruye, umenye ko n'impanda y'urupfu yawe yagera. Ujye umbwira aho uzazamukira. Ibyo biroroshye. Bibiliya iravuga ngo kuko twese abakomeye n'aboroheje tuzagaragara imbere y'intebe y'imanza, ngo buri wese agacirwa urubanza by'ibyo yakoze akiri muzima. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana itazazireba igikara. Izabirindura umuntu w'imbere, uyu dutandukana agahita ataha. Izabirindura umuntu w'imbere, uyu dutandukana agahita ajya mu kazi. Uriya muntu uryama karota ari Nyamagabe kandi aryamye Kigali, niwe Imana izagarura imbere. Ubundi urimo abantu babiri, nubwo uhagaze umenye ko hari umuntu ukubwira ngo runa, ejo bundi narakubujije uranga, ejo bundi narakubujije uranga. Donc uyu muntu ujye umucungira umutekano, kuko niwe uzagukoza isoni. Akubwira ati jewe runaka hari ibintu bijya bintera ubwoba. Uzi ko igitabo cya mbere kizaba igitabo cy'amazina, icya kabiri kikaba igitabo cy'imirimo, icya gatatu kikaba igitabo cy'ubugingo. Uzi kubona bahamagara bati Chantal arimo. Aho waranditswe ukihana, ukiga umubatizo, ukiva muri Yorodani, barakwanditse rwose. Ariko ngo bagere mu mirimo, amaturo ntakiriho, abarwayi ntakiriho, umuturanyi ntakiriho, imbabare ntakiriho, icya cumi ntakiriho. Bati icyo gitabo ni mu kizinge. Bagera mu bugingo bati muturebere Chantal aho mwanditse, muturebere mu cy'ubugingo. Bati ntawe urimo. Wowe ubwawe hari uwo bazajya bageraho bahamagare bati Rudomoro, bati Rudomoro arimo. Nibagera ku cy'imirimo, kubera azi ibyo yakoze, ahita abwira marayika ati wikwirirwa ujyaho ndijyana aho njya ndahazi. Ubwawe wenyine wijyana.
bataragomba kuvuga amagambo menshi. Ujye utinya umunsi w'iherezo ryawe kandi uwitondere. Itangira ryawe ryaba ryiza ariko n'amaherezo yawe ushaka uyitondere. Bibiliya avuga ngo babaye abanyabwenge bakwita ku iherezo ryabo. Ibintu byose ukora uteganye gupfa, uteganye ko impande izavuga, ukazuka ntawe uzahera mu butaka kandi uzacirwa urubanza rw'ibyo wakoze. Ariko reka nkubwire, umuririmbyi yaravuze ngo mpisemo guhoranyizwa. Buri mugoroba ajya urwana ishyaka ryo kwezwa n'icyaha amasengesho akumariye, kandi nabasha kuguhindura, arahindura umugore wawe, ahindura umwana wawe, ahindura umuturanyi, igihugu kigira amahoro, n'abakubona n'abakumva n'abakureba bagira umutekano bitewe n'ibyakuvuyemo. Imana ibaha umugisha. ariko njyewe ngira ubwoba cyane ko Imana ejo bundi yavuganye natwe ikabwira abashumba ko izababaza ubugingo bwanyu. Ndagira ngo banyegekereho inzugi. Birashoboka ko umaze iminsi wibeshya ubugingo, umunyegekereho inzugi. Ndashaka ko twihana, ntabwo ari uko bakoze isoni, simba koze isoni. Ntabwo umwuka ngira ari uwo gukoza abantu isoni, ahubwo no gushaka ko abantu bihana bakava mu byaha. Bivuze ngo nta muntu urongera gusohoka. Hanyuma noneho niduhumirize ku maso yacu, buri wese ahumirize ku maso ye. Turimo turumvikana? Ureba bimubera iki? Mubinsubiriremo, ureba bimubera iki? Impamvu ntarimo kubabwira ngo mwicare muzi yariyo, ntabwo nshaka kubahagurutsa. Nimuhumirize ku maso yanyu, buri wese ahaguruke mu mwanya we, ntacyo muri bubi. Kuko hari ukuntu mu rusengero twigira abakontrozi b'abandi. Twakwicara nahagurutse uwakoze icyaha, ugasanga uwo mwegeranya ahise avuga ko ingingo zacu zose zigomba gukorera Uwiteka. Mama va ihangane nkurushye, ihangane nkurushye, wigira imbere. Uyu munsi niwe nshaka ko twaturira, kandi nitwatura ibyo ari byo byose ni ukureba. Ubwo ni ukuvuga ngo amaboko yacu niyo agiye kwatura. Cyokora ndabigufashamo ukuntu njya mbigenza umwuka w'Imana nshoreye. Zamuguze ku gatuti. Twahumirije inshuti z'umusaraba, twahumirije twese, twahumirije. Tewogira vuba ntiwagenda uhumirije, tugiye kwatura. Ariko iyo mvuze ngo muhumirize, tugahuza amaso, muba mugikijijwe, muba mwaguye. Uri umwe muri ba bakobwa numvishije b'intumwa za shitani bajya baza mu nzu y'Imana. Ndagira ngo fashe abantu baguye mu byaha by'ubusambanyi. Ureba bimubera icyaha kandi bibibembe bimusohokeho. Fasha abantu baguye mu byaha by'ubusambanyi, ibyaha byo gusomana, ibyaha by'irari ry'ubusambanyi. Ukumva urarifite ariko wabuze uko ubiparatika, nuko wabuze aho ubikorera ariko rikurimo. Turi kumwe? Murimo muranyumva neza? Nta ngumba y'amatwi iri muri twebwe? Bariya bicaye hariya inyuma nibahaguruke, cyane ko hari abaririmbyi. Muhaguruke mugire vuba, mwese muhaguruke. Abaririmbyi bo mbafiteho ubutware, keretse niba mutakemera ko ndi umushumba wanyu. Bantu baguye mu byaha by'ubusambanyi bazamura ibiganza byabo. Nanjye nahumirije, muhumure, simbarebe iri joro. Mama Vanessa niwe wenyine uri bubarebe, nanjye nahumirije. Zamura ibiganza byawe, hanyuma Mavani ubarebe, ubaranganyemo amaso. Niwarangiza ubatureho imbabazi z'Imana, ubabwire uti Imana y'amahoro ibabarire. Ngaho mubizamure, muhumure. Nanjye uyu munsi simbareba. Imana yo mu ijuru nibababarire rwose. Nizere ko ibyaha by'irari ry'ubusambanyi, ibyaha byo gusambana, ibyaha byo gusomana, ibyaha bipfuye byose, twazamuye ibiganza byacu. Kandi natwe abatabirangwa twatureho abantu b'Imana imbabazi, tubabwire ngo Imana y'amahoro ibagenzereze gute? Imana y'amahoro ibeze, Imana y'amahoro ibatunganye, Imana y'amahoro ibabarire. Tugiye mwimanurire, nimumanure. Imana y'amahoro irababariye pe. Noneho tugiye. Bantu baguye mu byaha by'amagambo, nabyo yabivuzeho. Kuvuga bene so, guca imanza, muzamure ibiganza byanyu.
twahumirije nta muntu urimo gukontorora undi, buri wese arimo kwicungira akazungu ke, sibyo? Ngaho mama va. Imana yo mu ijuru nibababarire, mujye mumanura vuba vuba. Imana y'amahoro ibababarire. Tugiye noneho abantu baguye mu byaha by'ubujura, nabo nibazamura ibiganza byabo basaba Imana y'amahoro imbabazi. Byaha by'ubujura muzamura ibiganza byanyu. Imana yo mu ijuru ita angosi nibababarire wani godestami erefort. Imana y'amahoro ibababarire. Yesu Kristo we et pista no mwimanurire. Imana y'amahoro ibeze, Imana y'amahoro ibatunganye baboneze. Abantu baguye mu byaha byo kubeshya, byaha byo kubeshya muri no minsi abarokore buzuye ibinyoma, buzuye kubeshya, ariko umuntu uzi ko yaguye mu cyaha cyo kubeshya azamura ikiganza cye hanyuma asaba Imana imbabazi. Imana y'amahoro ibagenzereze. Imana ibeze cyane kandi bababarire. Imana ibeze, Imana ibatunganye, Imana ibaboneze, Imana ibababarire. Imana y'amahoro ibeze. Abantu bica umurimo w'Imana nkana, badakora imirimo yo gukiranuka, abantu bumva baraguye mu buryo bw'umwuka, bumva nta mbaraga bafite, bazamura ibiganza byabo babwira Imana ngo utubabarire, utwongerere imbaraga, turashaka kongera gukizwa. Muzamure ibiganza byanyu. Imana ni wayasi edowaibi. Imana bababarire cyane. Yesu Kristo mwene Dawidi. Jetabi enewa. Mumanure. Bano bafite ibyaha mu mitima yabo buzuye ubugambanyi, nuko ndimo mbibwirwa mujye munyihanganira. Abantu bazi ko bafite ubugambanyi muri bo, ntago nsaba mugambanira, ntago nzi uko mubigenza, nuko mbibwiwe. Muzamure ibiganza byanyu. Imana niri ibababarire cyane kandi mwihanire kureka, mubireke rwose, mubireke rwose, mubireke. Bantu buzuye guca imanza nabo nibazamura ibiganza byabo basaba Imana y'amahoro imbabazi. Jerere stangone tabi erestaini. Imana arabi estirewa destiny. Imana bababarire. Imana y'amahoro ibeze. Nebodaya angazite bi abantu jeribi nitakuwa zama anango tiriribi estire wangaza bani taya si Jiji ganga zela honesta oshidibi iya isidibi fo la pitango sedia jeriwiti binifo irimini wa Imana zango debi yabonya ba honestikani wa bavanye minda kushai distipitikan kandi yitegereje abantu iziri wini binifo baci inyuma yabo bashaka irindi honesta yabonye abantu uzore bita sika mangaya binifo mubitsi destitiwan muba elewan muba koga bagiye muronda tudupise kama jiri nisa iri binifo isango de pen Imana iravuze ngo mukure de pitaya iri bini amaraso mu biganza byabo ziri sango de titikanga zawa Yesu debi enefotari. Nabo turabafasha muri ubu buryo. Abantu bakuyemo inda, uzi ko wabikoze ku bushake, zamura ikiganza cyawe n'ukuri, ntago tugukoze isoni. Uyu munsi imbabazi z'Imana ziraha kugira ngo ubabarirwe. Zamura ikiganza cyawe. Nibishoboka zamura ibiganza byawe bibiri. Nibyo bigaragaza gutsindwa, nibyo bigaragaza kumeneka mu mutima. Zamura ibiganza byawe byombi, hanyuma umukozi w'Imana arakureba, akwatureho imbabazi z'Imana. Bingana no kwatuza akanwa. Uwo muri uyu munsi ndabafasha, muratuza amaboko yanyu. N'uwagiriye inama mugenzi we. Uyu munsi Imana irashaka kweza abantu bayo. Turacyahumirisha.
yezwe kuko ejo hirya y'ejo himana mu masaba ni mu mezi ni mu mwaka ntiwamenya icyo bivuze ariko mukeneye kwibarurizwa mukajya mu gitabo cy'ubugingo. Abantu bakuyemo inda, abantu bagiriye abandi gukuramo inda, abantu baciye inyuma abagabo babo, abakobwa bagiye muri onapo, abambuye, abatarahize abarahize ntibahigure, abataratanze kimwe mu 10 n'amaturo uko bikwiriye, mwese nimuzamurira ibiganza icyarimwe nk'uko Imana ibivuze, hanyuma muja w'Imana basabira imbabazi. Imana irabesheje. Yesu we nawa bstita bonesi. Imana iravugana n'umuntu. Dobesta anawa wahaye umugabo inzara topine stita. Je witangoze nini fota alabi. Witwaje ibigeragezo nono stikami. Imana iragukurikiranye cyane. Ditista ide kukudestani mwambukana umugezi. Riri zone tabita stika. Imbere y'umupfumu mwarahageranye. Jeni kutire binistai imiti baguhaye mwarageranyeyo. Zeni ngota Imana ikeneye kukubohora kandi kaguha amahoro wabuze kuko wikururiye icyishe mu nzu yawe. Ahiyo Mana negera. Nimumanure ibiganza, Imana yavuze ko ibejeje abandi. Hanyuma dufashe n'uyu mumama. Se waba urimo ngo uzamure ibiganza byawe ko Imana iraha kugira ngo ikweze. Humura ntago nkureba, nahumirije kandi ndahamya ko mama Vanessa atabazi nta nubwo yabambwira. Oya, nanjye sinakwemera kubyumva. Ngaho ihangane. Umuntu uzi ko yakoresheje imiti yo mu bapfumu, hanyuma icyo kintu Imana ikakibona nk'ikizira kuko shitani akikurega buri munsi. zamura ibiganza. Uyu munsi Imana iraha kugira ngo yeze abantu bayo, kugira ngo Imana itunganye abantu bayo, kugira ngo Imana iboneze abantu bayo.